dosiye ribu yarayidusomeye yara bayishyira hanze, so ntago nta kintu na kimwe nabivuga ibya ya mpano, gusa Imana imworohereza atahe. Ndibaza ko ibiri kumubaho ni ishuri, niba byamubayeho bwa mbere bitaramwigishije, byibura ibya kabiri bimubayeho bimwigisha. ese Fax wumva ari ikihe kizamufata kubera ko kwiga no ni ikihe kizamufata usibye ko bamupimye bagasanga afite ibiyobyabwenge kandi aregwa ibyaha 7? Ni ibihe bizamufata muri ibyo 7? ibyo kuvuga ngo umuntu ngafite ingengabitekerezo mu rukiko ntago hatsinda ukuri, hatsinda ibimenyetso. Umugore abaye nta bimenyetso afite, ntago icyo cyaha kizamuhama cy'ingengabitekerezo, kereka hari ahantu yabipostinze. No, hora Fax, nta muntu uvuze ingengabitekerezo, ndakubajije ngo okay, ndimo ndagusobanurira nyine muri make, sibyo? Ndimo ndagusobanurira muri make. Ibyaha bigomba kumuhama ni bifite ibimenyetso. Okay, ngotubwire sibyo bamushinjije ibihe 7 bidusubiremo. Ayo wowe Faxma. Okay, yo ngwaza akabazo kamwenge kamatsiki kongengabitekerezo ariko sha muri urwenya kabisa. niba yarakorewe umudamu ingengabitekerezo endene bakayivuga, niba bitagize icyaha wayivuga like yakoze iki inde ya mpano kuri ingengabitekerezo yamubwiye iki, hari icyo yakoze kugira agaragaza ingengabitekerezo, niba koko barabitangaje, niba batarabitangaje nta mpamvu cyane. Reka ibyo tuyihorere, kubera ko mu byaha 7 aregwa harimo n'ingengabitekerezo, harimo iyinjiracyaha ku kwica umuntu, nibyo nyine ndi kukubaza, harimo ibiyobyabwenge, harimo guhoza ku nkeke, harimo Fax niba barayitangaje ni yihe yakoze iki niba barayitangaje wayivuga, niba batarayitangaje wavuga ntago bayitangaje, nta mpamvu ntago bavuze ko ari ingengabitekerezo, katurekera aho ngaho basi. Wowe nk'umunyamakuru utekereza ko ari yihe? ariko se ubwo murashaka kumpasa umupira mutekereza ko nari muzima cyane mwa bantu mwe? Kumba nkurikirana cyane kabisa. Umva Sande, okay nawe ibyo byaha warabisomye, bidusobanurire. Sande se umwaza muri kwita ngo Sande se umwaza muri kuvuga ngo yasinze. Oya reka Fax man ngo bamushinje ingengabitekerezo yari yihe? Nk'umunyamakuru w'umunyamungu. Sande ndamanuka ntago nshaka rwaserera mani mbavuze. Okay, sorry. Tujye reka tutegereze, reka turebe wagwan, sibyo? Dutegereze reka tutegereze turebe tu. Sande nawe bari kukwirutsa kandi Faxman ntago yaba afite icyo kwiruka. yarabika ngo kivuge ibiki, naza kubikorera hano. Nta muntu usabwa kuva ahari, usabwa kubura aho uri gusa ufite na phone yawe, ibyo byonyine. Undi twisubirire muri music yo mu Rwanda, abantu bavuga ibyo bashaka, barakare, batukane, bakora ibyo bashaka, n'undi barabikoze bararambirwa. So mushaka zazi n'ingoni za ndani zitari ivumbi n'akavumbi na gake, ndabamari kabisa. Self-awareness ndayizana hano kuri TikTok, apana ndavuga kuri iwanje, ndayijyana iwanje ni channel waje, ubwo ni kuri account yanjye kugapano kanjye. Iyo ngiyo ndavuga ibintu uko biri, umuntu akabifata uko abishaka, yarangira akarakara, byarakara nyine akarakara tu. Aho biraza guterwa n'ibyo mwebwe muri ushake ko duheraho, dore ko ari byinshi. Gusa igiti yabari igitiyo nagaba ari ikiyiko kinini, bivuga gutyo. Umweru aba ari umweru, nagaba ari umukara.
Mfred kuri TikTok we mufollowinga mwebwe gusa tu abashaka bame gift abatabishaka nta kibazo ndabandi bo guharabika sinjya marabika jewe ntago bibaho mvuga ibintu uko biri nabyo guharabika niba umuntu mbese ikintu kiri muri music ni gutyo niyo mpamvu ushobora no kubivuga umwaka ukarangira n'undi ukaza bamwe bakabizira genda cyahari sindazira kuvuga music sindazira kuvuga kwako ntangaho ngarukira kuvuga indirimbo nkavuga na nyirayo ariko nyirayo nago muvuga ibiri hanze y'umuziki nta muntu mvuga umugore we nta muntu mvuga ubuzima bwe bwo hanze ya music nivugira music gusa naho ni nabyo mbanzi ibindi wapi abashize none baracabaho umwana ubu ntibahindutse erega